Izi nyoni uri kureba bazita karori, ni ukuvuga izi nyoni ntabwo ziba mu gihugu cy'u Rwanda, izi nyoni ziba mu gihugu cy'Ubugande. Ese niba warayibonye mu gihugu cy'u Rwanda nyandikira muri comment uvuga ati iyi nyoni bayita gutya, ntabwo bayita karori, iyi nyoni bayita gutya, ibahanahana nyine ubivuge ushize amanga, numve niba kuko izi nyoni mu gihugu cy'u Rwanda zaba zirimo. Ese koko buri gihugu kigira umucyo wacyo? Ni ukuvuga ngo izi nyoni zirakundana, zirishimana, ntabwo zipfa kurwana, ariko iyo hagize nk'agakoko kaza kakazijyamo zihita zikarya. Izi nyoni rero aho zitandukaniye n'abantu ni uko abantu bo babana bajyajyana, nyuma y'aho ngaho wajya kubona ukabona umuntu utari uzi yuko umuntu utari uzi neza yuko yakugambanira, ukamunyangana gatoya, umuntu utari uzi neza yuko yakugambanira wajya kubona niwe ukugambaniye ndetse anashatse kukwicisha. Uzajya wumva abantu benshi bajya mu gihugu cy'Ubushinwa bajyanwe n'inshuti zabo zageraho zikabagurisha bakaza gukorerwa ibya mfura mbi. Abo bose uzajya bumva batanga ubuhamya bagenda babutambutsa. Izi nyoni zo rero zanga ikindi kiremwa, cyane cyane nk'inkoko ishobora kuza ikazikiniramo, birabana bikabana, wajya gushiduka ugashiduka inkoko yawe byarangije kuzirya. Rero ni ukuvuga ngo n'abantu ubwabo bakabaye babana ku buryo nta kindi kintu kibi cyabasha kuba cyabameneramo, ariko abantu byarabananiye. Nawe yino video niba uyikunze ukaba wakoraga ibi ngibi, ndagira ngo ubwire yuko ugomba kubireka, ntari byiza